benshi baragitinya bakibiramo ubuzima kibimisha akazi ndetse yewe hari n'abakibiramo amanota mu ishuri. Icyo ni igikorwa cyo kuvugira mu ruhame. Kuvugira mu ruhame ni kimwe mu bikorwa biza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri mu bikorwa biteye ubwoba ku isi cyangwa abantu benshi batinya. Ibyo bikaba biterwa n'indwara yitwa glossophobia, ariyo bita mu yandi magambo gutinya kuvugira mu ruhame. Iki ni ikibazo kubera ko cyaje ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri mu bikorwa ku isi biteye ubwoba, nyuma y'uko gikurikirwa no gutinya inzoka, gutinya ahantu harehare cyane, gutinya urupfu, gutinya gutsindwa ndetse n'ibindi. Kuvugira mu ruhame ni igikorwa giteye ubwoba cyane kubera ko n'abandi bavuga ko haba n'abantu b'inzobere cyangwa bamenyere kuvugira mu ruhame nabo kijya kibagora. Ibyo babishingira kubera ko bigaragara ko hari n'abayobozi bakomeye ndetse n'abandi bantu b'ibihangange nabo bananiwe kuvugira mu ruhame. Twavuga nka George H.W. Bush, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse mu mwaka w'1992, ujigeze kugira ikibazo cyo ananirwa kuvugira mu ruhame yitura hasi ubwo ari mu Buyapani atanga imbwirwaruhame yiwe. Ku mwanya wa kabiri hari witwa Theresa May, akaba yari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza mu mwaka w'2017, ubwo yari aritanga ikiganiro mbwirwaruhame cyangwa se speech yiwe yaje kunanirwa, ijwi rye ryaje kuzamo agatotsi biranga kuvuga biramunanira. Ku mwanya wa gatatu hari uwitwa Silvio Berlusconi, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani. Uyu akaba yarigeze kubura ijwi nawe ubwo yari mu gihe cyo gutanga disikuru yo cyangwa se imbwirwaruhame. Undi mukandida ku mwanya wa perezida witwa wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga Ricky Perry, nawe yananiwe ubwo yari mu kiganiro na televiziyo, yananiwe kuvuga abaperezida yashakaga gukuraho biranga amazina yabo biramunanira kubera ubwoba n'igihunga. Ibi akaba ari bimwe ari ingero nkeya na bimwe mu bintu abantu benshi bashingira bavuga ko kuvugira mu ruhame ari igikorwa giteye ubwoba cyane. Niba nawe bijya bikubaho umenye ko atari we wenyine. Ushaka kuba wese wibuka igihe ku munsi wa mbere bakubwiraga ngo uhagarare imbere cyane cyane mu ishuri uvugira imbere y'abandi banyeshuri bagenzi bawe bikakunanira, kandi yewe ari n'abantu mwirirwana mu buzima bwa buri munsi cyangwa se bakaba baraguhagaritse imbere y'inteko kuvuga bikakunanira. Iki kibazo ntabwo ari ugifite wenyine, kubera ko kuvugira mu ruhame ni ikintu abantu benshi batinya, kandi koko mu by'ukuri kiratinyitse kubera ko n'abantu bakeya babishobora. Impamvu ibitera ni ukubera ko inshuro nyinshi usanga abantu benshi atari uko babimenyereye, batinya kuvugira mu ruhame, batinya kujya hagati y'abandi bantu cyangwa se batinya ko abantu babareba ari benshi. Niyo mpamvu muri iki kiganiro n'uzakoresha izi nama twagushakiye dushingiye ku kinyamakuru cyitwa India Today, uzahita utsinda icyo kibazo cyo kuvugira mu ruhame. Aha twaguteguriye nibura ibintu bigera kuri 6 ushobora kugendera cyangwa se kwifashisha byagufasha kugira ubuhanga n'ubukaka bwo kuvugira mu ruhame. Ikintu cya mbere ni ugutangira neza. Mu by'ukuri bavuga ko iyo utangiye neza unasoza neza. Gutangira neza bikubiyemo iki? Gutangira kugira ngo uhirinde kugira ubwoba mu gihe ufite ikiganiro mbwirwaruhame cyangwa se disikuru mu yandi magambo, cyangwa se presentation, cyangwa se muri make igikorwa cyo guhagarara imbere y'abantu benshi barenga umwe ukavugira mu ruhame. Nibura abahanga bagaragaza ko kugira ngo ubashe kubishobora wirinde ubwoba ari uko witegura neza, ugatangira ukoresha imvugo mu biganiro bisanzwe. Imvugo mu biganiro bisanzwe ikubiyemo gutangira utanga ibyo bita facts, ibihamya, cyangwa se utangiza inkuru y'ibyabaye yaba ari yabo cyangwa se y'undi muntu uzi. Ibi ngibi bituma abantu bibanda ku byo uri kuvuga ntibakwibanda ahubwo wowe. Ugatangira utangiro z'ibintu duto na tumwe waba warigeze ubona cyangwa se uzi, kugira ngo ubanze ukurure icyo bita intention yabo.
cyangwa se utuma abo bantu bagukurikira. Iyo abantu bagukurikiye, abahanga bavuga ko iyo wabonye ko ukurikiwe cyane, abantu bashishikajwe n'ibyo uri kuvuga, bigabanya ubwoba kubera ko baba batibanze cyane ku buryo uri kwitwara cyangwa se batakwitayeho. Ku mwanya wa kabiri haza icyo bita focus on core message. Ibi ngibi mu yandi magambo bikaba byitwa kwibanda ku butumwa urimo gutanga. Iyo wibanze ku butumwa urimo gutanga ukirinda kuvangavanga ibintu n'ibindi, ibi bituma ubasha kugira ubutwari bwo kuvugira mu ruhame. Ibi kugira ngo ubigereho bisaba ko utegura neza ikiganiro cyawe cyangwa se ibyo uteganya kubwira abandi. Ibi ntabwo uhita abantu benshi bavuga ko hari igihe biba ngombwa yuko babatungura. Ibi ushobora no kubikora mu kanya gato nk'ako guhumbya. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko mbere y'uko utangira ubutumwa bwawe, banza ubutegure cyangwa se urebe ikintu ugiye guhita uvugaho. Wibande ku ngingo z'ingenzi z'icyo kintu, hanyuma ubone gutangira kubivuga. Wirinde kuvangavanga ibintu cyangwa se gutangira uvuga kimwe uvangaho ikindi, ugenda ubivangavanga ibintu bidafite n'aho bihuriye. Ibi ni muri bimwe bituma wisanga utazi ibyo urimo, bityo ugasanga abantu batakaye aho kwibanda ku byo uri kuvuga kuko wagiye ubacangacanga, ahubwo barimo barakureba, barimo baribanda ku tuntu duto na tumwe urimo gukora, ahubwo ugatangira kugira ubwoba, ugatangira kujya wishima mu maso, mu mutwe, wikora ku munwa cyangwa ku mazuru, rimwe no ku matwi, ugatangira kwikora kuri karavate niba uyambaye, ugatangira kureba ku isaha, ugatangira gufata impapuro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo kugira ngo ubigereho ni ugutegura ingingo z'ibanze z'ingenzi, akaba ari zo wibandaho mu gihe uri gutanga iyo mbwirwaruhame yawe. Nk'uko twari tumaze kubivuga, ukirinda kubivangavanga, kugenda uvuga uvangavanga ibintu, kubera ko ibi bizagufasha kugira confidence cyangwa se mu yandi magambo gushikama, hanyuma bigatuma n'abakumva n'abaguteza amatwi bibanda ku butumwa uri kubabwira, kubera ko nanone wari wibanze ku butumwa nawe uvuga, ntabwo wagiye uvangavanga ibintu. Ku mwanya wa gatatu, abahanga bavuga ko n'inzobere bavuga ko nibura iyo ugenda uvuga, ugenda ushyiramo ibyo bita pause, cyangwa se ugenda uhagarara, ugenda ucishamo, ugenda uruhuka. Ibi biragufasha cyane kubera ko bituma ubanya n'akanya ko guhumeka, bityo bikakurinda kuba wagira igihunga, kuvuga bikakunanira, cyangwa se rimwe na rimwe ukaba wanakwitura hasi kubera ko kuvuga byakunaniye. Ibi babivuga kubera ko bavuga ko iyo ugenda uvuga ucishamo karuhuka, bituma bubwira bibanda nabo bafata akanya ko gutekereza ku bintu urimo kubabwiraho kwibanda kuri wowe ubwawe uri kubibabwira. Ibi bituma ubutumwa bwawe bugenda, ikindi kandi bikaguha akanya ko kuruhuka cyangwa se guhumeka. Ibi bituma utuza, ukumva nta gihunga ufite, kandi ugasigara uri focused ku bintu uri kubabwira cyangwa se ku mbwirwaruhame yawe. Ku mwanya wa kane, abahanga n'inzobere bakomeza bavuga ko iyo ucishamo ugatera story cyangwa se ugatera igiparu mu byo uri kuvuga, rimwe na rimwe nubwo abatari buri gihe cyangwa se ariko bigomba kugenda bitewe n'imbwirwaruhame ufite, hari igihe aba ari imbwirwaruhame y'ubuyobozi cyangwa se imbwirwaruhame yo guca urubanza. Ibyo ngibyo ntabwo wateramo igiparu, ariko bavuga ko mu gihe atari ibyo ngibyo, kuvuga utera igiparu cyangwa se uwongeramo ibintu by'ama stories, inkuru z'ibyabayeho, bituma abantu bagukurikira, ikindi kandi bikakurinda kugira ubwoba kubera ko uri kuvuga ibintu uzi wowe wiboneye ubwawe, atari byo wateguye cyangwa se wateguriwe. Ibi bitandukanye, gutera story bitandukanye no kuvuga ubushakashatsi cyangwa se ubuvumbuzi, kubera ko ibi ngibi bigusaba ubuhanga bwo kubivuga, nanone ukirinda kutavuga uko kuvuga neza, ukirinda kugira ngo utavuga uko bitagiye, ugomba kubivuga neza uko byagiye 100%. Ibi bikaba nanone bitera ubwoba kubera ko rimwe na rimwe ukeka ko abantu aho ngaho babikurusha neza cyangwa ari inzobere cyane muri ibyo bintu, bigatuma ufite ubwoba bw'uko ushobora kubivuga nabi bakaguseka cyangwa se ukahasebera.
niyo mpamvu iyo uvuga inkuru z'ibyabaye wowe ubwawe wiboneye, haba izawe cyangwa se iz'abandi, ibi ngibi biragufasha cyane kubera ko bigabanya ubwoba. Ku mwanya wa gatanu, abahanga bakomeza bavuga ko ibimenyetso by'umubiri ugenda ukoresha nabyo ari kimwe mu bigira akamaro cyangwa se bigabanya ubwoba. Kwirinda kuvuga wubitse umutwe ureba hejuru, nanone usoma cyane wubitse umutwe mu byo uri gusoma, ibi ngibi birakurinda cyane kubera ko bituma ugabanya ubwoba. Bavuga ko iyo ucishamo ukareba abo ubwira, ibi ngibi bituma utabatinya, ubwoba bushira. Ariko nanone abagiye babigerageza bavuga ko iyo urebye abantu bwa mbere ku nshuro ya kabiri utinya kubareba kubera igihunga. Rimwe na rimwe hari igihuza n'amaso n'umuntu ukabona asa n'aho agiye guseka, cyangwa se ukabona ntabwo ashimishijwe n'ibyo ari kuvuga kandi koko atari ko biri mu by'ukuri. Ibyo bigatuma ugira ubwoba, bityo kuvuga cyangwa se gukomeza ibyo wari ugiye kuvuga bikakunanira. Ahubwo bavuga ko bakomeza bakugira inama y'uko niba ugiye gukora iki kintu, kureba abantu cyangwa se kubwira abo ubwira, kureba abo ubwira bisaba kureba umwe. Ushobora kubareba mu maso, ukareba kimwe mu bice by'umubiri wabo. Ushobora kwibanda ku matwi yiwe cyangwa se mu maso yiwe cyangwa se ku minwa yiwe cyangwa ku mazuru yiwe. Iyo muhuje amaso cyane, abenshi bavuga ko bikunda kugutera ubwoba. Ikindi, ntabwo bisobanuye kureba abo ubwira, ntabwo bisobanuye ko ugomba guhita ubarebamo wihitira. Ugomba nibura gufata amasegonda atari munsi ya 5 ubarebamo, ubareba mu maso, ureba abo ubwira. Ikindi, ukibanda ku muntu umwe, cyane cyane wa undi ubona yagukurikiye, kubera ko ari umwe mu bantu batuma ubwoba bushira. Gukoresha ibice by'umubiri nanone bakomeje bavuga ko ari kimwe mu bintu bigabanya ubwoba, kubera ko iyo uvuga ukoresha amaboko, ibiganza byawe, amaboko yawe, rimwe na rimwe amaguru, bituma wumva utuje, ubohotse. Ku mwanya wa gatandatu, bavuga ko ari ukuvuga gake gake ukirinda kuvuga wiruka. Iki cyaje ku mwanya wa nyuma kubera ko ni ikintu abantu benshi bakunda kunanirwa. Inshuro nyinshi bikunda kuba ku muntu uri kwiga kuvuga ururimi runaka. Rimwe na rimwe bumva ko kuvuga wiruka, kuvuga vuba vuba ari byo bigaragaza ko uzi urwo rurimi neza. Aho ngaho uribeshya. Ni nako bimeze kuvugira mu ruhame. Iyo uvuga wihuta, rimwe na rimwe abantu ntabwo bumva ibyo uri kuvuga, bagatakara. Ibi kandi byongera ubwoba, kubera ko iyo ukomeje kuvuga vuba vuba wihuta bituma ugira igihunga. Ibyo bigatuma rimwe na rimwe unanirwa kuvuga nk'uko byagendekeye wa muyobozi. Kuvuga amazina y'abo yashakaga gukora ku buyobozi bikanga, bikarangira neza byanze, ikiganiro kigahagarara. Ni nako bigenda iyo uri kuvuga vuba vuba, bituma abantu batumva ubutumwa washakaga kubabwira. Rimwe na rimwe ukabona ntabwo bakwitayeho, ibyo bikakongerera ubwoba. Kuvuga gake gake uvuga ubareba bituma ubutumwa bwawe bwumvikana. Iyo uvuga mu ijwi rituje bituma abantu bibanda ku byo uri kuvuga. Muri make se muri kiganiro twavuze iki? Dusoreje ku kintu cya gatandatu. Icyo kintu cya gatandatu kivuga ko ugomba kuvuga gake gake witonze, kwirinda kuvuga wihuta. Kuvuga gake gake bikurinda kugabanya ubwoba nk'uko twabibonye, bituma uvuga utuje, bigatuma uvuga mu ijwi bituje, ritarimo ubwoba, ritarimo igihunga. Nanone bituma ubona akanya ko guhumeka, bigatuma uvuga ibintu byumvikana. Ku mwanya wa gatanu, gukoresha ibice by'umubiri, kubyibandaho, gukoresha amaboko mu gihe utanga urugero, ariko ukirinda gutunga intoki abantu. Kureba abo ubwira, kwirinda kubika umutwe mu byo usoma, ibi ngibi biragufasha cyane. Inshuro rimwe na rimwe ukirinda kureba muri telefone, ukirinda kwikora mu maso, ku matwi, ku myenda, kureba ku isaha, kureba ku mpeta, kuvuga wikora ku mpeta. Ibintu nk'ibyo ngibyo birakurinda cyane. Ku mwanya wa kane, kwibuka kuvuga utera igiparu cyangwa se uvuga inkuru z'ibyabaye. Ibi ngibi biragufasha cyane kuko bigabanya ubwoba, bituma ukomeza gufokasinga ku kintu urimo kuvuga. Ibyo bigatuma ubutumwa bwawe bwumvikana. Ikintu cya gatatu ni ukuvuga ugenda uhagarara, ugenda ushyiramo ibyo bita pause mu rurimi rw'amahanga. Ibyo bituma ubona akanya ko guhumeka,
bigatuma wibuka ibyo washakaga kuvuga, kubera ko iyo uvuga vuba vuba rimwe na rimwe n'iby'ingenzi urabyibagirwa ukavuga ibyo utateguye. Ariyo mpamvu rimwe rimwe abantu bavuga ko impamvu kiriya gikorwa giteye ubwoba ni ukubera ko inshuro nyinshi ibyo wateguye atari kubivuga. Ibi biterwa n'iki? Biterwa n'uko rimwe na rimwe uvuga vuba vuba, bigatuma bya bindi wateguye utabona umwanya wo kubivuga. Ku mwanya wa kabiri, kwibanda ku butumwa urimo gutanga. Kwirinda kuvangavanga ibintu, ibi ngibi birakurinda cyane, kubera ko bituma abantu bakurikira ibyo uri kubabwira, bakurikira ubutumwa bwawe. Kwibanda ku butumwa uri gutanga bituma bwibandwaho cyane aho kugira ngo abantu abe ari we bitaho cyane. Ibi bigatuma ubwoba bugabanuka, bityo imbwirwaruhame yawe ukayitanga uko bikwiye. Ku mwanya wa mbere ni ukwitegura bihagije. Kwitegura bikubiyemo kumenya uburyo uri butangire. Gutangirira abantu mu maso, ubabwira inkuru z'ibyabaye, utangira ubabwira, udahita utangira rimwe na rimwe ku kintu ugiye guhita ubabwira. Ni ukuvuga ko gutangira utanga ingero biragufasha cyane, kuko bituma abantu bagukurikira, bityo bigatuma wumva nta bwoba ufite, wumva utuje. Ikindi kandi bigatuma ubutumwa bwawe bwumvikana. Turagushimira ko subscribe kuri Masaro TV nawe utarayikanda. Iki ashobora kuba ari cyo kiganiro cya nyuma ubonye, niyo mpamvu tukurarikira kuyikanda kugira ngo ujye ubona amavideo n'ibindi bikorwa byacu tugenda tubashyiriraho ku gihe. Turagushimiye wowe udukomeze kuduha comment, subscribe, like ndetse na share kuri channel yacu. Ciao naho buta, nge twari kumwe ni Cedric.